Muraho neza twongeye kubasuhuza. Iyi ni Shami One TV mugiye kubana mu buryo bwo gusobanura ibijyanye na e-cash. Benshi bakomeje kugira ibibazo tise ku mabanki yacu ko tubona systeme bisa n'ibyahindutse, kohereza amafaranga tuyakuye kuri banki tuyajyana muri system ya mobile money cyangwa kuri sim card byagenze biti. Ibyo bibazo bifite benshi ku buryo bamwe na bamwe bari kuvuga ngo banki zatangiye kugenda zibungukaho amafaranga menshi cyangwa ikiguzi cy'amafaranga menshi mu kohereza amafaranga avuye kuri banki ajya kuri simukadi zabo. Rero niyo mpamvu ngiye kubagezaho rino tangazo ryihutirwa kugira ngo buri wese amenye system ya e-cash, kandi ni system y'ingirakamaro cyane ko iri gukoreshwa ahantu henshi kandi bagukata amafaranga makeya ujyanyije n'igiciro kindi cyari kiri hejuru. Ni itangazo rusange rireba buri wese. U Rwanda rwatangiye gukoresha e-cash byuzuye mu ihuza rya serivisi z'ubwishyu. LS Switch iramenyesha abaturage bose ko hashingiwe ku mabwiriza nomero 45/2026 yo kuwa 9 Mutarama 2026 yashyizweho na Banki Nkuru y'u Rwanda BNR mu bikorwa byose byo kwishyura cyangwa bw'ubwishyu imbere mu gihugu bukorwa hagati y'ibigo by'imari bitandukanye bizajya byishyura muri e-cash. E-cash ni uburyo bushyashya buri gukoreshwa. E-cash ni system y'igihugu ituma ubwishyu bukorwa mu buryo bwihuse kandi buhuza ibigo byose by'imari. Iyo mpamvu twifuje kubagezaho ibi bikurikira: guhera kuwa 14 Nyakanga 2026 kohereza amafaranga hagati ya konti za banki n'ibigo bitanga serivisi zo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga, harimo kohereza amafaranga ava kuri konti ya banki ajya kuri konti yo kuri telefone, cyangwa se ava kuri konti yo kuri telefone ajya kuri konti ya banki, ava kuri konti ya banki ajya kuri konti yindi ya banki, cyangwa ava kuri konti ya telefone ajya ku yindi mirongo itandukanye. Bizajya byifashisha e-cash. Iyi ni intambwe ikomeye mu kubaka uburyo bw'ubwishyu bw'ikoranabuhanga hagati y'ibigo by'imari byizewe ndetse byihuse kandi bworohereza abaturarwanda bose kugera kuri serivisi z'imari. Ibi bya e-cash bisobanuye iki ku mukiriya cyangwa ku muturage rusange w'umunyarwanda? Ibikorwa byose byo kohereza binyuze muri e-cash bizajya byishyurwa amafaranga y'ikiguzi cya serivisi atarenze amafaranga 20 y'amanyarwanda kuri buri gikorwa, agenwa n'ikigo cy'imari gitanga serivisi. E-cash yemera kohereza amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda mu gikorwa kimwe. Icyakora buri kigo cy'imari gishobora kugena umubare munini ntarengwa ushobora koherezwa ku gikorwa cyangwa ku munsi hashingiwe ku mabwiriza yacyo. RS Which Limited irongera ikagira iti: byongeye kandi e-cash ituma ushobora kwishyura umucuruzi ukoresheje konti ya banki cyangwa konti ya telefone wahisemo utitaye ku kigo cy'imari cyatanze code y'ubwishyu y'uwo mucuruzi. E-cash iboneka binyuze ku miyoboro isanzwe ikoreshwa na banki n'ibigo bitanga serivisi zo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga, harimo USSD code application na internet banking zisanzwe zikoreshwa. Ese wakwibaza ni iki kitahindutse cyangwa nizihe mpinduka zabayeho? Ikitahindutse muri system ya e-cash cyangwa uburyo bwo kwishyura, abakiriya bazakomeza gukoresha konti za banki cyangwa konti zo kuri telefone basanzwe bafite. Na kwiyandikisha bundi bushya cyangwa gushyiramo application nshya bisanzwe. Amafaranga y'abakiriya akomeza kurindwa hakurikijwe amategeko agenga urwego rw'imari mu Rwanda. RS Which ni ikigo gicunga system ya e-cash yiyemeje gukomeza gutanga serivisi mu buryo bwizewe ndetse kandi bunoze, butuma buri munyarwanda ashobora kohereza, kwakira no kwishyura mu buryo bwihuse mu bigo by'imari byose mu Rwanda. Ugize ikibazo ku bindi bisobanuro wabaza RS Which Limited. Icyo ni ikigo nicyo cyazanye iryo tangazo, ikigo cy'imari mukorana
nabyo kugira ngo kibe cyabasha kuguha amakuru arambuye kuri iyo ngingo. Twongere kandi tubagezeho uburyo eCash ikora cyangwa imikorere ya eCash. Niba utarakora subscribe kuri Shami One TV, nyarukira ho ukore subscribe ndetse ukore na like kugira ngo utagenda ucikwa n'ibigezweho cyangwa n'amakuru ajyanye n'imikoreshereze ya eCash. Hari ibyo ukeneye kumenya niba uri umuturarwanda ukaba ukoresha banki wohereza amafaranga cyangwa uyakuraho kugira ngo bizakorohere. Ese ugomba kumenya eCash ni iki? Ni uburyo bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga mu Rwanda. Ubu buryo buhuza amabanki mobile money na za sako. Mu byumve neza, ni amabanki mobile money na za sako, bukagufasha kohereza amafaranga umuntu uwo ari we wese mu kanya gato. Ese kohereza amafaranga byihuta ku kihe kigero cyangwa mu gihe kingana iki? Inshuro nyinshi kohereza bitwara hagati y'amasegonda 10 na 15. Mu gihe amafaranga atageze aho wayohereje, akugarukaho mu gihe kitarenze iminota 2. Urumva ko eCash ari nziza mu gihe hari igihe yamaraga iminsi 3 cyangwa irenze n'3 ari mu kirere mu gihe atabashije kugera aho yayohereje. Ese bitwara amafaranga ngahe mu kohereza dukoresheje eCash? Bitwara amafaranga 20 gusa waba wohereje amafaranga 500 y'amanyarwanda cyangwa miliyoni 10. Iyo ni inyungu ikomeye ku bakiriya bakoresha amabanki, nuko ikiguzi cyo kohereza amafaranga hagati y'amafaranga 500 y'u Rwanda ndetse na miliyoni 10, ikiguzi hose ni kimwe n'igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda 20. Ese ni ngombwa kwiyandikisha? Ku muntu usanzwe ukoresha banki, oya ntabwo ari ngombwa kwiyandikisha. Niba usanzwe ufite konti ya banki cyangwa ukoresha mobile money, ushobora guhita ukoresha eCash, nta kindi bigusaba. Wakwibaza, ese eCash iratekanye? eCash iratekanye rwose, nkuko nabibabwiye, ni ikigo kiri power by RS which eCash iratekanye, ikorera mu bigo by'imari byemewe kandi bigenzurwa ndetse bigakoresha uburyo butekanye bwo kohererezanya amafaranga. Ese nangahe umuturarwanda ashobora kohereza? Aha ndabasobanurira kugira ngo byose mubimenye, nkuko nabibabwiye, nahandi ushobora kubisanga uretse kuri Shami One TV. Inshuro imwe gusa ushobora kohereza kugeza kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ushobora kohereza inshuro zose ushaka ku munsi. Ese nagera kuri eCash ukoresheje porogaramu ya banki yawe mobile money USSD code cyangwa serivisi za banki zikorerwa kuri internet, bishobora kukugeza kuri eCash. Ese wakwibaza, niba uri umunyarwanda, nkuko benshi bakomeje kwibaza iki kibazo, ese nshobora gukoresha akanyenyeri 182 urwego ngakura amafaranga kuri konti yanjye ya banki? Oya, nago ibi ngibi mwibwira ari byo. Ubu eCash nikura amafaranga kuri konti yawe ya banki ukoresheje akanyenyeri 182, ahubwo ushobora kunyura kuri banki yawe ukohereza amafaranga. Bisobanuye ko mu gihe washaka kwishyura ukoresheje amafaranga ufite kuri konti ya banki, wakwifashisha porogaramu yawe ya banki cyangwa serivisi ya USSD. Nubwo buryo rero eCash ikoramo, ndatekereza buri wese asobanukiwe imikoreshereze ya eCash. Niba ushaka ibindi byisumbuye, wabaza RS which iyo ngiyo ni porogaramu cyangwa ni ikigo cy'imari gishinzwe ibijyanye na eCash. Kandi byose nugira ikibazo utwandikire muri comment, turagenda tubaha amakuru yose ajyanye na eCash ndetse n'andi agezweho hano kuri Shami One TV.